mu gice cyatambutse mu nkuru nzitane twasize witwa Mama Priya yaravuye mu bapfumu arimo yibaza ku ijambo imbaraga z'abanyaruguru. Byari byamushobeye aherako afata telefone agahamagara Priya. Undi aritaba akamubwira ati mama, ukuntu uba umpamagaye uzi ko uzatuma abantu badukeka. Ndati yewe hari ibintu byanshomeye nshaka kukubaza. Priya ati n'ibiki se mama? Byanze se aho wagiye? Ndatumva hari inkuru ngufitiye. Mwana wanjye umupfumu arambwiye ngo waye bafite imbaraga zimuzengurutse. Numvaga nshaka kukagira agasazi. Priya ati ariko mama uzi ko uri umusazi, ahubwo niwe wasaze. None se umuntu uri muri koma uramugira umusazi gute? Ngo buze kubwira umupfumu ngo amuhitanireyo, wowe uri kuvuga ngo bamugira umusazi? Ndati yego ibyo ntago nabyibutse. Numvaga nshaka kukabona ku muhanda kibuka. Terega ndumva nshaka ko Jinta azajya areba Ivy. Umutima we ukujuje ishavu n'agahinda. Priya ati nta kibyo tubyihore. None se ubundi kumbwiye ngo byanze gute? Ndati yewe ati bavuze ngo afite umuriro umuzengurutse. Ati menya ngo afite imbaraga z'abanyaruguru. Mwana we, imbaraga z'abanyaruguru hari icyo zizihora? Priya ati imbaraga z'abanyaruguru numva ntazizi se. Ase mama izo mbaraga ni gatiki? Ndati ngiye ntangiye gukeka ko Jinta yabakorana n'imyuka mibi. Aho ngaho imbaraga z'abanyaruguru zibaho? Ndati mama nanjye ndumva bincanze. Ndati atwihishamo ngo ni umurokore, atwihishamo ngo arasenga, kumbi nawe afite izindi mbaraga akoresha. Izo mbaraga z'abanyaruguru nanjye ngombe nzibone. Priya ati none se mama, niba ukiri hafi nta kuntu wagarukayo nawe izo mbaraga ukajya kuzaka? Amafaranga ushaka yose ndayaguha. Ndato yasha mwana wa. Atubguza iso abyutse agasanga simpari, namubwira ko nagiye. Tubguzi ko nabyutse igitaraganya mu buriri nkagenda atarabyuka. Ati kandi ubu ndatekereza niba yanabyutse sindi bubone ibyo mubeshya. Ariko ubundi nawe ubwo ni wamana gatike nkaza aho ngaho, noneho nge nkaza kumubwira ko nagiye ntarwiyambitse gusa. Ariko se nimubwira ko nari ngiye kureba umwishwa we tutajyanye, ntamubwiye ibya Ivy. Priya ati mama wowe mwandikire message hanyuma uze hano kwa muganga. Umugambi barawunoza. Mama Priya akerekeza kwa muganga aho Ivy abarwariye. Akihagera Jinta amwakirana yombi. Mubwira ati mama Priya nawe waje, inkuru se ninde yo kubwiye ko twari twanze kubakura umutima? Ndati yewe mbibwiwe na mubyara. Terega Priya akunda Ivy, niwe wari urimo umbwira ibi byose. Jinta ati ndabizi ko Priya akunda Ivy, kandi burya nawe Ivy akunda Priya kuko n'akazi afite niwe wakamushakiye. Ndabyibuka baramuhamagaye kuko yari afite akandi kazi yoherezayo Priya. Njya nezezwa nuko abana banjye bahuza kandi bakundana.
nubwo nyine bakiri abana bajyaga bashondana ariko bakuze bishira. Mama Priya yitegereza Jinta mu mutima avuga ati wamubona avuga wagira koko ngo ni imfurakazi yuje ubumuntu n'urukundo, ntiyatekereza ko akoresha imbaraga z'umwijima. Aramwitegereza cyane akamureba agahera akamubaza ati ariko mu minsi yashize ahantu ducururiza nigeze kumva umuntu avuga ijambo, kandi ntekereza ko ubwo uri umuntu usenga waba ubizi cyane kundusha. Jinta ati nibiki Mama Priya? Numvise nyine hari umuntu wari urimo aganira na mugenzi we. Umva bavuzemo imbaraga z'abanyaruguru. Tumenyereye abacwezi, tumenyereye abarangi, ibitega n'indi myuka, ariko se abanyaruguru bo ni bantushye. Iyo myuka yo ni gateke. Jinta arazika nubwo ati abanyaruguru. Ati Mama Priya ntabyo uzi? Ati yewe uranteye nabibwirwa n'iki? Iyo myuka se hatubwiye ngiyo ntikomeye kurusha abarangi n'indi myuka mibi. Jinta ati cyane rwose izo mbaraga ntabwo zisanzwe. Wiriya niwumva umuntu akwita umunyaruguru uzanezerwa, niwumva akubwira ngo ufite imbaraga z'abanyaruguru cyumva unezerewe. Ndati ubwo si izo si imbaraga nazo ziva mu myuka mibi? Jinta toya ati buriya impamvu bavuga abanyaruguru, abantu bose bakorera stan ntago bemerewe kuvuga izina Yesu nangwa ngo bavuge Imana, kubera ko iryo zina riraremereye, ntabwo ushobora kurivuga ahantu nk'aho ngaho, kuko iteka ikuzimu nangwa se mu bantu bakorera iyo myuka, iyo uvuze ijambo Yesu hari byinshi cyane bihungabana. Rero iyo umuntu avuze abanyaruguru aba avuze nyine abantu bo hejuru, ni ukuvuga ngo ni imbaraga zituruka hera. Hagira umuntu ukubwira ngo imbaraga z'abanyaruguru ni uko badashaka gutobora. Ngavuge ko ari imbaraga zituruka hera h'Imana nangwa se imbaraga zituruka kuri Yesu Kristo, kuko iryo zina rihungabanya byinshi mu bwami bwa Satani. Ndati ese abo ni bo abanyaruguru? Jinta araseka ati yego. Ati se wowe ntabwo ubyumva? Imbaraga z'abanyaruguru ntuzumva? Ni imbaraga ziturutse ahera. Abanyaruguru nyine bavuga abantu bo hejuru, hejuru nyine. Nicyo bisobanuye. Ahubwo si uwo mugisha ufite, uwo muntu w'umunyamugisha ufite izo mbaraga harahirwa n'ukuri, maze uzamwikomezeho mwibere n'inshuti we ntabura azakwigisha gusenga. Mama Priya tubura atangiye. Jinta toya ntabwo ntangiye Mama Priya, erega nawe mba nkeneye kukubona, ariko ubundi wazaje tukajyana gusenga iwacu. Ati yego ko ati uramenye naho nsenga naho se ko dusenga, ibyo ngibyo nta kintu kirimo, ariko nabura tuzareba ibyo ari byo. Ndatoke ahera akamubwira ati none se mwanyereka Ivi nabura? Ukuvuga ari ugutaruka, naho ugiye mu kukwibariza iby'abanyaruguru, nyiyerekera n'uwo mwana ndeba uko ameze. Ndati ntago noneho twemerewe no kumwegera, abaganga batubujije, nta muntu n'uyu n'umwe uri kwinjira mu cyumba arimo, kuko bashatse indwara arwaye barayibura, kandi ubuzima bwe buri habi. Yagiye muri koma, ikindi yagagaye,
mbese nanjye ubwanjye ntabwo nshaka kubitekereza, gusa ntabwo naguhisha ko mfite ubwoba. Rita atangira no kurira kandi ati mama Priya, Ivan niwe wenyine mfite, ntabwo nigeze ngira umugisha wo kubyara undi mwana, ahari niko Imana yabishatse, ariko ndibaza ese koko Imana irahari, yaba iri mu ruhande rwanjye, ese aho nabura yaba iri kunyumva, ese ubu nabura isengesho nasenze n'amasengesho mara nsengera umwana wanjye, nsaba Imana kuzamundindira, njya nibaza niba Imana itarabyumvise bikancanga. Mama Priya, mfite ubwoba mu mutima, ibaze mpfushije inkumi ingana nawe, umwana w'imyaka 22 koko, urumva naba nahombye, noneho naba ngiye gupfa, nta mwana, byitwa ko nabyaye ariko bose bashirira mu gitaka. Ndibaza kuki ari njye uhorana umubabaro n'ibyago, nibyo koko Imana imbwira ko inkunda kandi ntankundira umwana, ese niba inkunda kuki mbabara, kuki mpura n'ibi bibazo? Nari nifashe nanze kuririra aho bandeba, ariko kwihangana bikomeje kungora no kunanira, numva byanshobeye sinzi icyo gukora, nasenze ariko aho bigeze imbaraga zo gusenga zanshiranye. Mfite ubwoba ko umwana wanjye agiye kunsiga, ariko ubundi nk'ubu umwana wanjye apfuye Imana yambwira ko irihe koko? Ariko byose byaba ari uburangare bwanjye, nagiye mbona amayerekwa menshi anyereka ko umwana wanjye ubuzima bwe buri mu kaga, ariko sinigeze mpaguruka ngo ntabura mbisengera Imana ibikureho. Ndati Imana yarabikweretse ubuye buryo? Ndati byihorere ntabwo wabimenya, kwanza tunabyihorere. Rintahira ko yigendera, mama Priya iramucanga ariko akajya ku ruhande ari kumwe na Priya, bahera ko baseka. Priya ati mama wabonye ukuntu yari ari kwirizwa, ngo ngo umwana wanjye apfuye, ngo Imana yabiriye, ngo none ngo nabansigariye, ariko ye ndati byihorere. Buriya numvaga byantamye, numvaga umujinya wanyishe, numvaga buriya ari kuntera umushiha, numvaga namuta nkigendera. Buriya ati mama nawe agenda agezaho. Gusa mama Ivan ari habi pe, nukuri isaha n'isaha inkuru nziza yataha mu matwi yacu. Tuve kuri abo twigire kuri Mariza ndetse na Nimrat. Mariza arimo baza Nimrat, avuga ati Nimrat, uracyakunda Lucas? Nimrat ati ariko ntukabaze byose, mu buzima bwanjye n'ubwa mbere nari mbonye umusore nkaba ari njye umwikondera. Urabizi ko nateretswe kenshi, habe mu mahanga aho twize, urabizi ko njyewe nyine nagusize imahanga. Bari bahari b'ingeri zose ariko sinigeze mbakunda. Mariza ati ariko nawe wariyemeraga ko wari uzi ko uri mwiza,
aba gushaka ibirenze. Nimurata ati nibyo rega, none njye nari gukundana n'umusore utereye aho ngaho, njyewe umukobwa wo mu ngagari ntunga nk'ujari n'agafifi. Mariza ati ariko nta gafifi zari zirimo ahantu twabaga, biriya bihugu biba birimo abasore bafite amafaranga. Ati ngweke hakurasetse, ni harimo se n'abahanya n'abatindi bo kubabarira. Mariza ati ibyo tubyihorera, nsubiza uracyakunda Lucas? Undi ati ntamukunda ariko sikariwe muhungu nakunze n'umutima wanjye wose. Ariko Jint aza nk'iyagatera mu ntwara, ariko arabeshya. Nzaruhuka ruko Lucas abaye wanjye, byange bikunde Lucas agomba mbere umugabo. Ndetse none se ugiye gukora iki none? Murati shabyihorera, kariya kagure karasenga, ntabwo kukica byakunda. Ahubwo umuntu tugiye kwadukira ni Lucas, we nta burinzi budasanzwe bumuriho, kuko we n'ubundi atunzwe n'amasengesho y'umugore we. Ndashaka kuzamurogesha nkamuhuza umugore we burundu, hahandi azajya muri bakamubonamo ikibi. Icyo gihe rero Lucas nzaba mufite, Jint azababara, uzambwira. Mariza ati okay. None si ibintu byo kwica Ivy byo numvise nyirakuru ambwira. Nimurata ati ahubwo nari nzi ko wabisoje. Ibyo nta kintu n'iki na kimwe rwose mukecuru ajya kubwira tutakivuganyeho, bira byose yakubwiye twari twabiganiriye. Nari nzi ko wabisoje. Mariza ati none se nawe urabishyigikiye? Njye nanze kubikora tutaravugana. Ndati cyane rwose ndabishyigikiye, urumva naba nabishyigikiye naba ndi gutekereza icyo ubwo. Umva in agakino rwose nkarimo. Nimurata ati okay, ntari. Tugaruke kwa muganga, amasaha aragenda akicuma, yewe bukanira, kubera ko nta muntu n'uyu n'umwe wawemerewe kugera mu cyumba Ivy arwariyemo. Kandi bose babiriwe kwa muganga. Lucas arabasaba, akababwira ati nimureke tugende tugere mu rugo, nabura tubanze turye, tunoge duhindure imyenda, tugaruke tuze turare hano. Jint wabanza kubyanga, kavuga ati simva hano. Lucas aramwinginga nk'umugabo we, ariko Jint kuko aba yubaha umugabo we, agera hakabyemera. Bose bahera ko bagenda. Bakimara kugenda, hafi aho haba hari abasore bambaye imyenda y'imikara bagera kuri 4, ndetse bambaye n'ibintu bibahisha amasura baba babacungaga. Bamara kugenda, bagahera ko binjira muri ya room Ivy abarwariyemo, cyane ko kwa muganga ntago baba bahafunga. Bakigera muri iyo room batangira gucomokora ibintu byose. Baterura Ivy, umwe muri bo ni wo muterura, cyane ko aba yifitiye n'amagara mato. Bakamujyana, umwe aba ari inyuma acunga, undi ari hagati, undi ari ku ruhande, undi ari imbere, arimo areba ko nta muntu ubabona. Ivy baramushimuta, bagahera ko bamutwara ari muri koma.
baragenda bakamujyana ahantu kure cyane, uko bamutwara n'imodoka. Akimugeza aho hantu haba hari igitanda bamuryamishaho. Mariza niho aba ari, atangira gucomeka akana kariya. Agatangira kumutera imiti n'amaserumu. Aba basore bahera ko bamubwira ati none se mabuja watwishyuye tukigendera. Mariza ati ariko sinjye wabahaye ikiraka, muhamagara umuntu wabahaye ikiraka. Mariza nawe aba yambaye mask kugira ngo babantu bazanye Ivy bataza kumenya uwo ari we. Abasore ati ngwiki ntabwo rero baduhaye ikiraka, bishoboka biteze. Mariza ahera akaseka kavuga ati nabakinishaga, ndagira ngo ndebe uko mumera nimwakira amafaranga yanyu. Arabishyura bagahera ko bigendera, ariko bagenda batabonye isura ya Mariza. Akimara kugenda Mariza nawe ahera akafata Ivy akamwimura akamukura aho ngaho amujyana ahandi hantu kure cyane umuntu uwo ari we wese adashobora kumenya. Ivy bamushimuta gutyo akajya mu maboko ya Mariza. Twigarukire kwa muganga. Abaganga baza baje kureba Ivy, ariko bagera mu cyumba bagasanga harera, birabacanga. Vuga urwayi wari uri muri koma se havuye muri koma, bigenze bite? Bakiri kwibaza ibyo, uwitwa Ntwari na Liam bo bahera ko bahagera. Uko Liam ntago aba yoroheye Ntwari, abamubwira ati ndakwinginze, ndumva umutima utari hamwe, ndumva umutima uri kundya, reka tujye kureba Ivy. Barahagera bagasanga abaganga byabashobeye. Bahera ko bababaza ati se wa mukobwa wari uryamye hari muri koma habyutse ate muri kano kanya? Warati ngushye Dr. ushatse kuvuga iki? Ndati none se ko nari kumubona mu cyumba. Warati Dr. ugeze aho ntumbwire ko Ivy utari kumubona. Ivy yaba byutse ate? Awandati none se n'umuzimu yaba yihindura se? Murabona igitanda cye kitera? Ntwarati Dr. ukine n'ibindi ariko ntukine no kuvuga ko mushiki wanjye utari kumubona. Nizere ko nabura muri kudukinisha. Dr. ati se kwa muganga habaye imikino muhu? Ntwarati Dr. ntuze gutuma njyewe nkora ibintu bitabaho. Bakiri muri ibyo abandi nabo bahera ko bahagera. Bagasanga Ntwari arimo atongana na Dr. hafi kurwana, ariko Liam ari gukumakoma avuga ati bro tuza tumenye icyabaye. Uretse kurakara Ntwari ati Liam kuri mushiki wanjye ntago natuza. Ivy abamushake pe ntago byakunda. Lucas ati se bundi hano habaye iki? Ko numva muri kuvuga Ivy abaye iki? Jinta ati nimumbwire ko umwana wanjye apfuye, nimumbwire ko ari kimubayeho. Ntwari ati mama geza aho ngaho ntago Ivy yapfa, kuko aramutse apfuye sinzi ikintu nshobora gukora. Nanjye ubwanjye ntago nzi ikintu nakora rwose, ahubwo yabuze. Jinta ati ngwiki ngo Ivy yagize ate? Yagize ati Liam ati mama Ivy yabuze.
Jinta kubyumva biramushobera agahita acika intege agasa n'utaye umutwe. Nyuma yo guta umutwe birivanga afatwa n'isereri kabona ibintu byose biri kugenda arazungerera akagwa aho ngaho. Baba Dr. bari aho nta kindi kintu bakora barwana no kumwitaho. Lucas nawe atangira guhata abadokita ibibazo ati muri kuvuga ngo umwana wanjye ari he? Abandi ati ntabwo turi kumubona. Bajya kuri kamera kugira ngo barebe uko bimeze bakabona yashimuswe n'abasore bagera kuri 4 bambaye amamasike masura yabo ntagaragara. Lucas biramucanga kavuga ati ntabwo mbyumva gute umwana wanjye yashimutwa. Ubu n'aba bantu bamutwaye baramushaka iki? Mwana wanjye ibi bintu ntabwo byumvikana. Jesus Christ, mwana wanjye oya. Kwa muganga bahita bahamagara polisi nayo ikahagera bakayereka za video z'aba basore bashimuse Ivy. Bagatangira gukora iperereza ariko amasura yabo ntabagaragara. Puriya yegera ku ruhande agahera kahamagara nyirakuru. Ubwo ni mama Lucas kambwira ati mukecuru uzi inkuru ibabaje, Ivy yashimuswe. Ndati ngo iki? Yashimuswe n'abaheheze kandi? Puriya ati ntago mbizi, twese hano byadushobeye. Ndati ntibyumvikana, yashimuswe bibaho se? Undi ati henga gatonze. Ahera akahamagara ni Murat ati karame mukecuru. Ati waba uzi ko Ivy bamushimuse? Ni Murat ati ngo iki? Umuntu uri kwa muganga se baramushimuta? Ati yewe ati niko Puriya yambwiye. Ndati ntibyumvikana, turetse gato mbaze Mariza. Ahera akahamagara Mariza. Ndi n'ubundi aba yibereye kwa muganga ahera ko yitaba. Mariza ati karame ni Murat. Undi ati se inkuru ndi kumva ni mama? Mariza ati inkuru igendete ati yuko Ivy bamushimuse? Mariza ati Ivy bamushimuta? Icyo bintu ntabwo ndabimenya kuko urumva ndari ndi kwita ku bandi barwayi simbizi, ariko reka ngireyo ndebe. Mariza ahera akagenda arahagera akabona abantu bose bacitsemo igikuba, abenshi ubwoba ni bwose. Ahera akahamagara ni Murat avuga ati ndabona rwose ari byo. Ni Murat ati ariko ntibyumvikana, none se Ivy yashimuswe ati? Ninde uwo mushimusi ko kugeza ubu ngubu ntari gusobanukirwa? Bishoboka bite washimuse Ivy? Uyu muryango wa Lucas se wawe ufite abanzi benshi ra? Yaba atari twe twenyine dushaka kwica uriya mwana? Hangandumiwe. Reka dutegereze dukomeze dushakishe turebe ibyo ari byo. Mariza ati niko bimeze, ahubwo mfite abarwayi benshi, reka tuze gusubira mu kanya. Ahera akamukupa, akimukupa Puriya yaramwegeye kavuga ati Mariza bari bambwiye ko bari buduhuze. Ndati yego nari mbizi, ariko wimvugisha bataza gutekereza ko ari natwe twamushimuse. Puriya ati yewe ntago badukeka, ahubwo se wamenya ibi ni ibiki? Bamushimuse yahindutse umuzimu byagenze gute?
Mariza ati nanjye ngo nabimenye kandi siyuzime mfite abarwayi benshi, reka tuze kongera kuvugana mu kanya. Kwanza ndumva ubundi se turavugana iki k'ibyo twagombaga gukora na byanze. Kuri ati ndumva umujinya unyishe, wambwira umuntu wamushimuse gusa. Mariza ahera ko yigendera akikomereza akazi ke. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Mu bigaragara Mariza yashimuse Ivy, nta muntu n'uyu n'umubizi. Ese kuki yamushimuse? Kuki yahisemo kumushimuta? Nta muntu n'uyu n'umubizi mu bashaka kumugirira nabi. Ese intego ye ni iyihe? Yaba ashaka kumwambura ubuzima, umubiri we akawuburisha irengero ku buryo nta muntu n'uyu n'umwe wazamenya iby'urupfu rwe? Ku rundi ruhande Mariza waba yibaza avuga ati kwica uyu mukobwa umuntu akamwicira hano mu bitaro, bashobora gupima kandi hano haba hari cameras. Byari amahitamo meza kumujyana umuntu nabura akamwamburira ubuzima kure. Ese naramuka mwishe, aho umubiri wa Ivy nangwa umurambo we uzigera ugaragara? Ese ubundi namwica azavuga ko ari wowe rero mushimuse ko yanze gutanga amakuru na mbere? Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete. Byose twibaza tuzabyumva mu bice bizakurikira. Inkuru ninjye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.